turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze hano kuri Yep TV nk'ibisanzwe nyine. Aha turi ni Remera mu murenge wa Remera nyine mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali. Hari gusozwa igikorwa cyo kuvugurura Stade Amahoro ya Remera nyine Remera hamwe na kampani yitwa Suma. Tukaba tugiye kukugezaho nyine tukwereka ibikorwa bigiye bitandukanye. Urabizi ko hari igihe tugenda nyine tugasura ahantu tukakwereka ubwiza nyaburanga bwaho. Twakunze kwereka Stade Amahoro iri kuvugururwa rero. Iyi stade ikaba ubizi neza ko yicaragamo abantu bicaye neza 25,000. Ubu ngubu rero ikaba yicaramo igiye kuzajya yicaramo 45,000. Hariya twarere rero dusubiye inyuma gato, nakubwira ko aho bazajya bakora imyitozo, bazabakorera imyitozo nyine. Ubu tukaba twinjiye nyine, inzugi ni kuri zimeze. Aha ngaha tugeze ni kuri level ya mbere. Urabona ko hejuru hari igisenge, hari hakurya ureba ni aho bazaba bakora imyitozo nyine nk'uko twabikubwiye. Komeje turazamuka rero turatembera cyane, naho akaba ari ikibuga cyiza kabisa, ubona ko gifite tapi nziza iri nk'ikibuga cya Stade indani Amahoro nyine. Ubu rero tukaba tugiye kuri level turi kwerekeza kuri level ya kabiri. Iriya yari ground niho twaturutse tujya kuri level 1. Tukaba tugiye rero kuri level ya kabiri, hakaba ariho nyine turi kuzamuka mu escalier. Escalier rero nuko nguko ameze nyine, na escalier neza kandi afite uturinda abasazi twiza. Iriya nzira rero ubona izamuka hariya ni inzira nyine ijya kuri stage cyangwa se kuri level nakita nk'iya gatatu. Uvuye hasi turakomeza turazamuka nyine, aho turi kwerekeza nkubwira ko ari nko kuri level ya gatatu. Hari hejuru nta yindi level ihari. Urabona ko ukuntu hameze. Stade rero ahangaha akaba ari imbere. Ahangaha ureba ni imbere nyine, plafond nziza, harimo plafond meza. Ubushishe twakweretse nyine mu bice biri inyuma gusa, ntitwakwereka imbere, ariko urabona ko hano mu byumba harimo amasara menshi cyane kabisa na za kizimyamoto. Urabona ko hariya ahangaha nyine akaba ariho hazajya hakorerwa ibikorwa bitandukanye. Hano bazabakirira abantu n'inzira. Iri akaba ari inzira nyine, urabona ko harimo twa dukoresho twa alarm tusakuza cyane iyo habayeho ikibazo nyine. Ni stade yubatse ku rwego mpuzamahanga, ikaba irimo ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo ibiri ku rwego nyine rushimishije cyangwa se mpuzamahanga. Ahangaha rero ni mu gice nyine, hakaba hari ibice nyine bigiye bifunze, ahandi hafunguye kugira ngo hatazahaba kukavuyo kw'abantu. Urabona ko ahangaha tukweretse hasize amarangi meza cyane. Wazajya afatira, wajya kugura ikintu cyangwa se ugafatira ako kunywa n'utuntu twinshi twa accessories. Mubwira ko iyi stade irimo sound proof. Izi rero ni sound proof muri ibi byumba bigiye bitandukanye, zizajya zifasha kugira ngo urusaku biri gukoramo ritajya hanze. Turazamutse rero, ubu tugiye neza kukwereka muri stade. Aha turi kuzamuka n'aho abantu bazajya banyura. Ikaba yaruzuye mu bijyanye no gusakara, nta gisigaye. Kandi iriya ahangaha tuhagaze hano kuri level ya kabiri, ariko level ya mbere iri hasi. Turi kuri level ya kabiri ariko hejuru yayo urabona ko imeze nk'iyuzuye n'ubundi nta kibura. Tukaba rero tuzamutse kuri level ya kabiri hejuru ku gasongero. Hariya ni ku gasongero hejuru hahandi rwose abantu baba bari kure cyane, ku buryo ureba ifo ushobora kuvuga uti nagerayo nte. Ibi rero akaba ari ibyuma bisakaye. Ibi ni ibyuma bisakaye nyine. Akaba ari stade y'agatangaza cyane rwose, ubona ko nziza mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.
ubururu hejuru, icyatsi kibisi hepfo ndetse n'umuhondo hagati. Iriya ureba rero akaba ari ni screen ya hano hino hakurya. Urabona ko twakoze zoom kugira ngo tukwereke ikibuga neza. Urabona ko ni ikibuga mpuzamahanga. Urabona hariya harani muri VIP ni intebe ziriya tangiye gushyiramo intebe za VIP. Intebe zo muri VIP ntabwo zihuye n'izindi ntebe. Hari akaba ari ibyuma nyine bifasha mu gusakara. Ibyuma bifasha mu gusakara nyine. Iyi ni screen ya hino. Iyi ni screen yo hino. Irimo screen ebyiri. Iriya ni screen tukoze zoom. Iriya ni screen ya kabiri iri hakurya. Iriya ni screen ya kabiri. Zayigufasha nyine gukurikirana ibintu neza, cyane cyane ku bantu bari kurebera hejuru cyangwa ubutamoso. Tuba twahakugereye rero nkubwira ko wakanda subscribe hano kuri Yep TV kugira ngo ujye ubona ibintu bitandukanye by'ibyiza nyaburanga, uko tukugezaho ibiganiro, ibikorwa bitandukanye. Icyo usabwa no gukanda subscribe ya speaker zavuga muri stade nyine mu gihe habaye igikorwa runaka. Urabizi ko kubwira abantu bicaye ari benshi biragoye, rero hagiye hari ama speaker menshi atandukanye. Aha rero turi kumanuka tuva hejuru ahangaha. Urabona ndi kumanuka mva ku gasongero ko hejuru rwose. Ni escalier ndende ari nka metero hafi 17 kugira ngo ugere hariyo abantu bazamukira. Urumva ni kure cyane, ni ukumanuka nanone witonze. Wamutse wagatayemo agatama bishobora kugukoraho wamanuka nyine unamanutse. Ahangaha rero urabona ko ndi kumanuka kuko nerekera aho basohokera abicaye kuri level yo hejuru. Imiryango rero cyangwa se ahangaha basohokera akaba hagiye hari ahantu henshi cyane. Nkaba mvuye rero urabona ko mvuye muri stade kuri level yo hejuru. Nkwereka ko rero ahangaha urabona ko ni stade nyine Amahoro. Urabibona neza, stade Amahoro Remera ivuguruye. Akaraba ari amazamu. Aya ni amazamu rero akoreshwa nyine, abizi ko ni stade nyine amazamu ateye imbere. Urabibona byose, ikibuga cyiza cyane. Mwibutsa ko wakanda subscribe hano kuri Yep TV Rwanda mu mpine. Ukaba wakanda subscribe nyine kugira ngo ujye wibonera ibikorwa byinshi tugiye tukugezaho. Uyu munsi tukaba twakuzaniye nyine stade Amahoro ivuguruye yamaze kuzura. Rero ubu ngubu tuvugana imirimo hafi ya yose ikaba iri ku musozo. Mbwira ko iyi stade izaberamo ibikorwa bitandukanye, harimo umukino ukomeye cyane uzaba mu kwa 9 uzahuza aba veteran cyangwa se abakanyujeho muri football ku rwego rw'isi. Aha rero ni ku gihe cy'umugoroba. Hatwara hatinze tugere no ku gihe cy'umugoroba. Urebera rero akaba ari itara rimwe. Biriya bice ubona hakurya hejuru hari amatara gusa, hose hatatse amatara azengurutse. Nkubwira ko uyu mucyo uri kubona ni w'amatara atarenze 4. Ni umucyo w'amatara atarenze 4. Hakurya hari 2 naho hakuno hari 2 acana mu kibuga neza cyane ku buryo uhamagara umuntu uri hakurya akaba yakumva cyangwa se anakureba. Izi rero ni za ntebe wareberaga kure za VIP. Muri VIP bundi nuko intebe zimeze, ni intebe z'amafute kabisa z'amasofa plutôt amasofa kabisa ameze neza ya VIP. Hamwe bazajya bishyura amafaranga menshi cyane nyine, cyangwa se abayobozi abanyacyubahiro bagiye batandukanye akaba ari izi ntebe bazajya bicaramo. Urabona ko ni intebe zikomeye cyane, nazikoreho kabisa njyewe. Intebe zikomeye cyane ubona ko ari zo ku rwego mpuzamahanga. Ahangaha akaba ari muri tribune y'icyubahiro. Rero reba mu kirere rero ukuntu biba bimeze, ni kuri biba bimeze. Rero urabona ko stade isakaye kandi yuzuye. Akaba ari muri VIP. Urabona ko rero ntacyo tuganya kabisa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba twubakiye stade nziza cyane. Harani muri VIP rero ubona hacanye amatara. Ikikwereka ko ari nijoro. Bakuzuma ingengo urebe neza nyine. Naho ni heza cyane. Irani plafond ariko yo hanze kuri baraza. Urabona ko rero ni stade yubatse ku rwego rwiza cyane. Ugezemo ni guhita ubibona. Rero ni bigabura cyangwa se inzira zigabura
bitandukanye VIP n'ahasanzwe cyangwa se regular prices. Rero tukaba twimutse tugiye kuri Petit Stade. Yahoze ari Petit Stade rero nayo yaravuguruwe. Urabona ko yarasakawe neza cyane, akaba ari aho tuhereye ariko gusakara. Aho harimo speakers zivuga cyane kabisa. Aha ngaha rero ni hasi twafashe tufotoreye hejuru, urabona ko n'ubundi harimo intebe z'idarapo ry'u Rwanda. Hejuru hahera, urabona ko neza ari ubururu, hagakukiraho umuhondo hagati, hasi hepfo hahera ni icyatsi kibisi. Urabona ko naho hatatse neza cyane. Rero iyi akaba ari Petit Stade, ikazaba iri ikibuga rero cya basketball, ndetse ikaba izaba ari mbera byombi beramo biri mu bibuga bitandukanye. Ikibuga nkubwira ko kigiye gushyirwa aha, ikibuga kimeze kimwe cyangwa se gisa n'ikiri muri BK Arena. BK Arena kiriya kibuga kirimo ni nkacyo kibuga kizashyirwa hano muri Petit Stade, kuko ni ikibuga cyubakwa urabona ko abantu bari kubiterura babijyanamo. Nkubwira ko akazi kari kurangira kabisa kandi karangiye. Wakoze kudukurikira kuri JEP TV RDA, kandi subscribe kandi ukanda n'akazogira ujye ubona byiza nyaburanga bigize u Rwanda hirya no hino mu gihugu. Ciao ciao.